izina rishya mpano nagabiwe na rurema rugingo runyuzuza mahitamo nazicuza mpano nagabiwe na rurema Mana ishimwe kuko isohoje umugambi mwiza kuri twe Mana ishimwe kuko isohoje umugambi mwiza kuri twe Ibyo namukundiye ni byinshi muri bike nagerageza kuvuga namubonyemo urukundo ni umusore witonda ukijijwe n'ibyo ngibyo kubasuhuza abakunzi ba Yes Uko TV mwe tubana mu biganiro byiza tubagezaho nkuko twabibabwiye ahantu hose tuba turiyo uyu munsi turi mu bukwe bwa Jado ndetse na Diane n'ubukwe bwiza cyane nkuko mubizi ko muri iki gihe abantu bitabira ubukwe n'abantu 30 kandi umuntu abaziranye n'inshuti nyinshi cyane gahunda zose muri buzikurikire kuri Yes Uko TV uramutse ufite ubukwe ushaka ko tubusangiza inshuti zawe twandikire kuri contact zacu hanyuma ibirori byiza wagize we kubyihererana tubisangize nabandi kuri kamera rero turi kumwe n'umusaza Stino hi amashusho meza muri buze kubona ni Stino Mbega umunezero 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 Haleluya dufite umunezero mureke tushimira Imana reka duhimbaza Imana mukwe n'umugeni nubwo mwamwicariye ariko twebwe numva nta kibazo twahimbaza Imana duhagurutse reka batuyobore muri indirimbo
amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Mari waho umugisha. Umwanya turumva amasezerano ya Diane na Jean de Dieu, ariko mbere ko tuza kuyumva reka tubanze duhana ikaze. Twagize umugisha kubona umukwe n'umugeni n'abakwe mu mpande zombi, turi kumwe n'abashumba, ariko turangajwe imbere n'umushumba paruwase yacu ya Gahogo, ariwe uza kutugezaho aya masezerano ya bene data. Nuba twamusaba akajejuru akadusuhuza tukamwakira, agakomeza atanga n'ikaze ku muntu wese wageze hano mu rusengero. Haleluya, haleluya. Mwakwihangana ngo dukomere Imana amashyi n'impundu, kuko turi mu munsi mwiza, mu birori byiza bya Diane na Jean de Dieu, kandi murabona ko baberewe. Turagira ngo duhane ikaze mu buryo bukurikira. Reka dusabe abakozi b'Imana, abapastori turi kumwe hano, turi kumwe na pastori Chrysostome, dusuhuze tumwakire. Imana imuhe umugisha. Turi kumwe na pastori Nkundiye Theophile guturuka muri paruwasi ya Nyabisindu, abadusuhuze nawe. Amen. Imana imuhe umugisha. Turi kumwe na pastor Cyprien guturuka muri paruwasi ya Nyabisindu, nawe yadusuhuza. Imana iguhe umugisha pastori. Turi kumwe rero n'ababyeyi bahaguruke by'umwihariko tubaha ikaze. Twakomera Imana amashyi twakira ababyeyi. Murakoze cyane, mwumve ikaze, kandi Imana ikomeza kubaha umugisha namwe. By'umwihariko turi kumwe na bageni bacu. Abageni bacu muhaguruke. Niyo mugabo Jean de Dieu ari kumwe na Uwase Diane. Namwe mu byubahiro byanyu muzamura ibiganza musuhuza iteraniro. Tubakiriza amashyi rwose, tubakiriza amashyi n'impundu. Murakoze cyane. Twese muri rusange duhaguruke duhana ikaze. Duhaguruke twese duhana ikaze. Rimwe kabiri gatatu. Murakaza neza bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka umuyobozi wa gahunda adukomereze gahunda n'ubundi. Duhe ikaze babaririmbye baze bakomeze batanga ikaze mu ndirimbo imwe, kandi twongeye kwibutsa ko kiranga ubukwe n'umunezero n'ibyishimo. Nubwo twambaye agapfukamunwa bitewe n'igihe, ariko twishime tunezerwe. Imana ishimwe.
irasoza. Imana nibeshya, Imana nibeshya irasoza. Imana nibeshya, Imana nibeshya, Imana nibeshya irasoza. Yasezeranije Sara ageze mu zabukuru kwizamuha umwana w'umuhungu, abona ko bidashoboka, ariko kuko Imana itabeshya imuha umwana mu zabukuru, isohoza icyo yamuganye nawe abyibonera n'amaso ye. Nukuri Imana ibyibuze irabisoza, nukuri Imana ibyibuze irabisoza. Yasezeranije Sara ageze mu zabukuru kwizamuha umwana w'umuhungu, abona ko bidashoboka, ariko kuko Imana itabeshya imuha umwana mu zabukuru, isohoza icyo yamuganye nawe abyibonera n'amaso ye. Nukuri Imana ibyibuze irabisoza, nukuri Imana ibyibuze irabisoza. Imana nibeshya, Imana nibeshya irasoza. Oya nibeshya, Imana nibeshya, Imana nibeshya irasoza. Murakoze cyane. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Dusome yindi mirongo mikeya hano muri iki gice cya 2 umurongo wa 23. Haravuga ngo, aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Cyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Turishimye nanjye by'umwihariko nishimiye kuba mu bukwe bwa niyo mugabo Jean de Dieu na Uwase Diane. Twaraganiriye nabo kubijyanye no kubaka urugo, ninjye wabaganirije, twaganiriye byinshi. Ariko iyo dusoma iri jambo dukunda kugaruka mu masezerano y'abageni, hari igihe wenda tutariho uburemere cyangwa se ngo tumenye imbaraga ziri muri iri jambo. Wenda mbonera kubabwira ko ubukwe bwa mbere bwasezeranyijwe n'Imana, sezeranya Adamu na Eva. Ubukwe nakwita ubwa nyuma nanone buzaba ari burimo Kristo nk'umukwe w'itorero. N'itorero ari umugeni wa Kristo. Murumva ko reka icya kabiri navuga, Imana yacu mu mazina menshi yitwa Alpha na Omega. Itangiriro kaba n'iherezo. Nukuvuga iki rero? Imana yatangije ubukwe bwa mbere muri Edeni, tuzabusoreza kwa Yesu. Haleluya. Tuzabusoza twamaze kugera mu ijuru. Iyo mpamvu rero ubukwe bukomeye ari ikintu cyiza. Niyo mpamvu Imana yadusigira ibwiriza rivuga ko tugomba gukomeza ubukwe kugeza igihe tuzasanga Yesu. Nivugira irindi jambo muri aya magambo Adamu yavuze amaze kubona Eva, ntabwo ngiye gusubira muri aya magambo twayasomye kandi tujya tuyasoma. Ariko mu ndimi z'amahanga Adamu abonye Eva yaravuze ngo ni mon vis-à-vis. Bega
ni nkawe wisubiyemo, ni nkawe wikoze doublement mu ndimi z'amahanga. Ndimo ganira na Jean de Dieu na Diane, twavuze gatoya kuri iri jambo. Narabaje nti none se Jean de Dieu yambwiye imyaka yiwe, numva yujuje imyaka y'ubukure, na Diane yujuje imyaka y'ubukure. Ndabaza nti none se ni gute mugiye kuba umubiri umwe, ni gute mugiye ku muntu umwe? Hari ibisubizo byinshi, ariko ndavuga igisubizo kimwe. Bagiye kuba umubiri umwe kuko ntarimo mbabaza nkashaka kubatera urwenya. Ahubwo ni none se Jean de Dieu ubu ngubu koko ni wari wuzuye, Diane ntabwo wari wuzuye. Ariko n'abakuru baravuga ngo umutwe umwe wigira gusara ntabwo wingura ijambo. Donc bazuzuzanya muri byose. Nabaho urugero, ndababwira ni umubiri, umuntu agizwe n'ingingo zitandukanye, ariko izo ngingo zose nizo ziteranyirizwa hamwe zikaba umubiri umwe. Kandi muri izo ngingo rumwe iyo rukomeretse gatoya gusa, ushobora gusitara ino gatoya ukumva umusonga kubitiye mu mutwe. Niko rero umugabo n'umugore baba bameze. Aba-Efeso, Pawulo yandikira aba-Efeso yarababwiye ngo igice cya 5 umurongo wa 20 aravuga ngo yabanje kuvuga abagore, aravuga ngo abagore bagomba kugandukira abagabo babo nkuko itorero rigandukira Kristo. Hanyuma ku murongo wa 25 hakavuga ngo namwe bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Jean de Dieu ufite inshingano zo gukunda Diane, ukamwitangira, ukamupfira. Hari igihe abasore batumva ushobora kuvuga kwitanga ntumenye icyo uvuze. Diane nawe agakunda Jean de Dieu, akamugandukira, kandi nawe akamwubaha muri byose. Nsoreze kuri iri jambo, abantu bize imibare kera mu myaka yashize hari ibintu bashiraga mu ruziga, ibyo bita math moderne. Hakaba akaziga kamwe kari hano, akazindi kaziga kari hano, hakaba flash iza ikaza muri aka kaziga, yindi kava muri aka kaziga ikaza hano. Niyo bitaga ngo ni relation reciproque. Ni ukuvuga ikire relation reciproque ni urujya n'uruza. Icyo nshaka kuvuga nuko Jean de Dieu niba akunze Diane, byumvikane kumwubaha nawe kandi ukamugandukira. Diane ntabwo yakubaha atagukunze, ni magirirane. Mbega mu kindi kinyarwanda ni magirirane. Jean de Dieu niyo mugabo na Uwase Diane, muhaguruke twumva amasezerano yanyu. Muri ifashisha izo mpapuro nibyo ababwiye ko mugomba kuzifata, naho mugomba gusubiza ibyo murabizi. Niyo mugabo Jean de Dieu, ndagira ngo nkubarize imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko ari wewe wihitiyemo, nta uguhase Uwase Diane ngo mushingiranywe mukurikije itegeko ry'Imana. Niba ari wewe wamuhisemo watubwira. Niyo mugabo Nijewe. Subiramo tumve. Nijewe wamuhisemo. Mushatse mwakomera Imana amashyi rwose ati nta wundi. Yego. Hanyuma Uwase Diane niwe wahisemo niyo mugabo Jean de Dieu ngo akubere umugabo wihitiyemo, nta uguhase. Yego. Diane ati yego rwose, yego rwose. Diane byiza. Rero ndagira ngo muze kutugezaho indahiro yanyu cyangwa se amasezerano yanyu. Ndi imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yanyu. Ndakubaza wowe niyo mugabo Jean de Dieu ko wemera kujyana mukazabana karamata na Uwase Diane ngo akubere umugore mushingiranwe mu itorero, ko uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene,
ko uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, ko muzabana nawe akaramata kugeza mutandukanyijwe n'urupfu, cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Jean de Dieu, banza ubitekerezeho da, banza umira amacandwe, ubitekerezeho utazavuga utari kurya mushumba nawe yarimo yihutana ntabanje gutekereza. Yego Jean de Dieu, wagira icyo tubwira? Ndabyemeye. Aha, subira muri ayo masezerano twumve neza ko abarundi baravuga ngo ni ugutomora. Mbega ubivuge neza urimo usoma ayo masezerano. Jewe niyo mugabo Jean de Dieu nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Uwase Diane ngo mbere umugore dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye, sinzigera nifuza abandi bagore, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfashemo. Rwose ndaza kumva n'impundu, nubwo ari agapfukamunwa ariko n'impundu zirakenewe hano. Diane, Uwase Diane, mwiriwe? Aha, ndi imbere y'Imana ishobora byose, izi umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yanyu. Ndagira ngo nkubaze wewe Uwase Diane ko wemera kujyana na niyo mugabo Jean de Dieu ngo akubere umugabo umushingiranywe mu itorero, ko uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, ko uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, ko muzabana nawe akaramata kugeza mutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Diane, rwose banza tuze gatoya uze kubitubwira witonze. Diane, wagira icyo tubwira? Ndabyemeye. Aha, urabyemeye. Gira icyo tubwira gikubiye muri ayo masezerano mukoreye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yayo. Jewe Uwase Diane nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu niyo mugabo Jean de Dieu ngo mbere umugabo bishyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Imana izabimfasha. Rwose byiza cyane. Rwose twakongera amashyi tugakomera Imana amashyi rwose. Jean de Dieu arasobanutse na Diane. Mu yandi magambo ndi nk'utanga amanota nabaha 10 ku 10. Reka dusabe Jean de Dieu twereke Diane, twikurure Diane. Abantu bakeneye kubona uranga bwa Diane. Abacuranzi murashiramo injyana ijyanye n'ibi birori byacu. Yego Jean de Dieu byiza.
Jean de Dieu arimo aravuga ati buriya ni ibirori byacu tugomba kubikorana isuku, niyo mpamvu mubona rwose byiza yego rwose. Abasore rero ntabwo ari benshi bari hano, ariko abakeya murebe ko ibi bintu ari byiza. Yego rwose murabona rero turi bake beza, abandi benshi ntibashoboye kuba hano, ariko byibuze mujyanire n'amafoto ya Jean de Dieu na Diane. Murabona atari byiza? Reka nsabe abafite impeta zabo bazitwereke, kuko bagomba kwambikana impeta nyine ya Jean de Dieu yamutwikuruye, kugira ngo noneho tuzirebe. Sawa, yego basi. Narimo mvugana n'uyu musore mwiza. Hano harimo impeta 3. Mpunza ni se ko dufite abageni babiri, yini ni ariko arambwira ati ni ari gukoreshwa mu zindi gahunda, ariko twayiretse. Urumva Jean de Dieu, impeta ya 3 iragumamo hano rero mu rwego rwo kwirinda covid. Ntabwo ndi buze kuzikoraho, ndaza kuzibaha muri akaga naga kapo nigiki akangaka. Ariko icyo nshatse kubabwira nuko impeta mugiye kwambikana ni impeta nziza, ni gihango. Urumva Jean de Dieu, ni gihango, ni ikimenyetso cy'ubwizerane, n'urukundo rutagira iherezo. Ni impeta ivuga ko mbonye uwo nari nkeneye mu buzima bwanjye bwose. Ndimo nganira na Jean de Dieu mu nyigisho z'umubano, namubwiye ni buriya Diane azakubera sheri, azakubera umudamu, ariko kubera kandi na mama. Diane buriya azabera Jean de Dieu umudamu, kandi amubere mama. Mbega ni byose. Reka nze kubaha impeta zanyu. Fata rero iyo mpeta nkweretse uri buze kwambika Diane. Mwambikana impeta, mugira n'amagambo mutubwira. Mugira n'amagambo mutubwira. Jewe niyo mugabo Jean de Dieu. Yego. Ambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, kandi nkweguriye ibyanjye byose. Bikoze mu izina rya Data. Yego. Twese n'umwana n'umwuka wera. Amen. Amashyi rwose, amashyi ni ngombwa. Tumve Diane Uwase yambika Jean de Dieu impeta. Jewe Uwase Diane wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, kandi nkweguriye ibyanjye byose, bikoze mu izina rya Data wa twese, n'umwana n'umwuka wera. Amen. Abasore bacu babikoze neza. Reka mbasabe rero aba protokole yacu muze kwigiza kariya kameza ku ruhande gatoya, bapfukame. Abapastori bari hano baze kwigira hafi, ntabwo muri bubegere cyane, muraza kwigira hafi. Tubasabira umugisha. Turaza gusaba Pasteur Nkuniye Theophile, mikrofone yiwe iri hariya.
iri kuri iriya trepied maraza kudufasha kuzamura isengesho abageni bacu bapfukamye murapfukama hanyuma Pastori Theophile atuyobore mu isengesho arakoresha iriya microphone iri kuri trepied abageni bacu bapfukamye abapastori bari hano muze tuzenguruke abageni bacu ariko twubahiriza za metero yatuyobora mu isengesho Pastori duhaguruke twese twagusabye ngo uzabidufashemo turagushimira ko ubyemeye warahabaye urabarinda kugeza kuri uyu munsi babonetse mu nzu yawe turasabye kugira ngo tugirire neza rero masezerano amaze gusezeranwa n'abana bacu yari ndetse na Jean Dodier turabasabye kugira ngo yakomeze ubafashe ubagirire neza ubagwize amahoro yawe kuri bo bubakire urugo ibyo basezeranye bibe bityo mu izina rya Yesu Kristo uzabarinde tubasaba umugisha mu rugo rwabo bazubaka urugo rw'amahoro rwifuzwa tubasaba umugisha mu mibiri yabo bazagira imibiri mizima tubasaba umugisha kubyo bazagerageza gukora byose uzabarinde ubukene uzabarinde ikibi cyose kizabe kure yabo turabakuragije Mana yacu turabakuragije niwe mwungeri mwiza niwe uragira ntizizimire niwe wita ku bawe niwe ufite cya cyanya cy'ubwatsi bubisi niwe ufite rya riba ry'amazi adasuma ibyo ni byo tubifuriza kugira ngo bazajya biturira iminsi yose komeza kubana natwe umugisha ube kuri bo ube ku itorero ryawe byose bigende neza tubisabye byose Imana mu izina rya Yesu amen Yesu nabumuje tubifurije umugisha w'Imana Jean Dodier ndetse na Diane Imana ikomeze ibaha umugisha mwinshi mugihagaze rero turagira ngo hari amasezerano nashizeho kare ubundi busanzwe tuyabaha muri uyu mwanya ariko muri iriya gahunda yo kwirinda COVID-19 niyo mpamvu nashizeho amasezerano kare kugira ngo muze kuyasinya murareba imbere y'amazina yanyu Jean Dodier akira ayo masezerano reba ku rupapuro rwa nyuma ahanditse amazina yanyu musinye imbere y'amazina yanyu buri wese Jean Dodier urasinya imbere y'izina y'amazina yawe hanyuma na Diane Uwase nawe araza gusinya imbere y'amazina ye sawa murakoze cyane reka mbasabe Jean Dodier tambuka ufate n'aya masezerano ari hano muze kuyasinyaho mutambuke gatoya muze mwegere no kuri aya masezerano nayo muyasinyeho yego hanyuma mugihagaze aho ngaho turureka bazane n'igitabo cy'itorero nacyo mugisinyeho mbere y'amazina yanyu cyangwa se munsi ko babiteguye hanyuma Nadia hasi no gusinya neza kabisa rwose byiza mwasubira hariya mu ntebe zanyu reka dusabe uhagarariye Jean Dodier nawe aze adusinyire muri iki gitabo cy'abageni bacu uhagarariye umuryango wa Jean Dodier urasinya yego hanyuma
uhagarariye umuryango wa Sediane nawe yakwigira hano hafi akadusinyira muri iki gitabo nk'abahamya babonye amasezerano y'abageni bacu. Yego rwose. Hanyuma pastori uraza gushiraho amazina yawe hano hanyuma uze gusinya. Ndagira ngo nanjye nshireho umukono wanjye nemeza amasezerano ku mugaragaro izuba rifa bose babireba. Reka nsabe Jean de Dieu ndetse na Diane batwakiririye ari amasezerano nk'impano izo mpapuro tuziba izo mpapuro z'amasezerano certificat yishire hasi gatoya mutwakirire ayo masezerano nk'impano Paroisse Gahogo yabateguriye iriya ni impano yabo bazajya bibukira ko aya matariki. Hanyuma murakoze mutwakirire noneho n'icyemezo cy'itorero mutore certificat nayo muyifate neza. Kiriya ni icyemezo cy'itorero kigaragaza ko Diane ndetse na Jean de Dieu bitwaye neza bagaragaje ubuhamya bwiza badutweretse ibirori by'abana barezwe n'imiryango yabo neza ndetse n'itorero. Murakoze cyane, murakoze. Reka mbasabe mufatane mu kiganza. Zamuri kiganza gatoya. Ngewe umushumba wa Paroisse ya Gahogo Ruganza Ephraim nshingiye ku ijambo ry'Imana, nshingiye no ku burenganzira mpabwa n'amabwiriza y'itorero rya Pentecôte mu Rwanda ADPR, nshingiye kandi ku masezerano tumaze kumva ya Jean de Dieu na Diane, ntangaje ku mugaragaro ko uhereye umunsi Jean de Dieu abaye umugabo wa Diane ndetse na Diane abaye umugore wa Jean de Dieu. Imana yateranyije ntihagagira umwana w'umuntu uzagitandukanya mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mu izina rya Paroisse ya Gahogo mbere y'umushumba no mu izina ryanjye bwite nanjye ndabahobeye bifurije kubyara hungu nakobwa. Mani bamugisha. Murakoze. Ndumva rero tugeze ku musozo tugana ku musozo wo kumva aya masezerano y'abageni bacu. Reka mbasabe mwicare hasi. Pastor waza ugakomeza na gahunda isigaye. Mushumba arakoze kutugezaho amasezerano y'abana bacu. Ababyeyi nishimwe, toro nishimwe, twongere dushima Imana tuvuza amashyi menshi n'impundu ku Mana. Impundu n'amashyi dushimira Imana ibaha umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo gushyigikira uru rugo rw'abana bacu. Tugiye gutanga inkunga yo gushyigikira aba bana bacu mu giseke. Turashyiramo iyo nkunga duhana intera. Ndumva twabikora duhagurutse. Reka nsabe Flore ndetse na Ernest badushyiraho igihimbano cy'umwuka dukora uyu murimo w'Imana. Nyuma turaza kumva Jean de Dieu na Diane n'abaririmbyi baraza no kuturirimbira. Imana ibaha umugisha. Ariko twese twahaguruka tukabanza tugahimbaza Imana dukora n'uyu murimo. Hallelujah. Ahaguruka dukora uyu murimo wo kubashyigikira badushyira ka korasi. Nyuma turaza kubakira baririmba. Nguhetse
ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Reka twakire Jean Dodier tugezeho marangamutima ye mu ndirimbo Imana imuhe umugisha. Karibu. Moment. ireme ry'urukundo rihindutse imbuto itabora ikiganza cyawe kiri cyanjye urukundo rw'imikwe ikiganza cyawe kiri cyanjye urukundo rw'imikwe nyambikishije ikamba mpesheje izina rishya mpano nagabiwe na rurema rugingo runyuzuza mahitamo nazicuza mpano nagabiwe na rurema Mana ishimwe kuko isohoje umugambi mwiza kuri twe Mana ishimwe kuko isohoje umugambi mwiza kuri twe
mu bisuzuma ibyubatswe mu bicantege bitandukanye mu miraba y'ubuzima mu munezero mu mubabaro no mugisha kuko Yesu ari we tubatseho no mugisha kuko Yesu ari we twubatseho nyambikishije ikamba mbesheje izina rishya hano nagabiwe na rurema rugingo runyuzuza amahitamo nazicuza hano nagabiwe na rurema Mana ishimwe kuko isoje umugambi mwiza kuri twe Imana ishimwe kuko isoje umugambi mwiza kuri twe Imana ishimwe kuko isoje umugambi mwiza kuri twe Imana ishimwe cyane yambikishije ikamba mpesheje izina rishya hano nagabiwe na rurema rugingo runyuzuza mahitamo nazicuza hano nagabiwe na rurema Mana ishimwe kuko isoje umugambi mwiza kuri twe Imana ishimwe kuko isohoje icyo yagambiriye tutarabaho Imana ishimwe isohoje icyo yari yarabagambiriyeho Imana ikomeze kubashyigikira umwanya tugezemo umwanya umusozo reka duhe ikaze mu matangazo dufite ari itangazo umukwe mukuru waje aduhekeye yifuje kutugezaho nyakubahwa pasitori tuguhaye ikaze watugezaho ijambo rikuri ku mutima Jesus is mine, is mine, is mine forevermore. 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 Jesus is mine, is mine forevermore. Jesus is mine, 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 is mine, is mine forevermore. Yes, He's my Savior, my Redeemer, mine forevermore. He's my Savior, my Redeemer, mine forevermore. Jesus is mine, is mine, is mine forevermore. Jesus is mine, is mine, is mine forevermore.
none impamvu n'amavunane by'urugendo rurerure rwakozwe. Kuva aho rwahereye kugeza aho turi n'ibitangaza. Gukunda ni ijambo ry'ubusabe ryamvuye ku ndiba y'umutima. Ndabyemeye ni ijambo rishimangira ibyo muri kubona ubu. Ireme ry'urukundo rihindutse imbuto itabora. Ikiganza cyawe kiri cyanjye urukundo rw'imikwe. Ikiganza cyawe kiri cyanjye urukundo rw'imikwe. Nyambikishije ikamba mbesheje izina rishya. Mano nagabiwe na rurema. Rugingo runyuzuza mahitamo nazicuza. Mano nagabiwe na rurema. Mana ishimwe kuko isohoje umugambi mwiza kuri twe. Mana ishimwe kuko isohoje umugambi mwiza kuri twe. Mu bisuzuma ibyubatswe, mu bicantege bitandukanye, mu miraba y'ubuzima, mu munezero, mu mubabaro no mu mugisha. Kuko Yesu ari we twubatsemo no mugisha. Kuko Yesu ari we twubatsemo. Nyambikishije. Yes, nkuko muri kubikurikirana turi mu bukwe bwa Jado ndetse na Diane, bagize ubukwe bwiza cyane. Yes, uko TV rero twakomeje kuhaba kugira ngo amakuru yose ubukwe bwagiye butangira nuko buri burangire byose muze kubikurikirana. Uyu munsi rero kuri kamera za Yes uko TV dufite Jado ndetse na Diane. Reka babanze badusuhuze kugira ngo tubakire kwizi kamera zacu. Jado, amakuru? Amakuru ni meza. Mumeze mute? Ndakomeye, meze neza. Reka twumve na Diane nawe adusuhuze. Amakuru? Murakoze cyane. Reka rero Jado nkubaze akabazo gato. Iyi tariki wari uyitegerezanyije amatsiko yageze, ubukwe bwabaye, uri kwiyumva gute? Imana ishimwe cyane. Gusobanura uko niyumva nuko meze ni ibintu ntegereje igihe kirekire, n'ubuhamya burebure, ariko ndanezerewe. Muri kimwe nagerageza kuvuga, ndumva umutima wanjye unezerewe birenze naho nagarukira. Yego Dia, wowe nawe iyi tariki wari uyitegerezanyije amatsiko yahageze, uriyumva gute? Ndishimye. Jado, ndagira ngo nkubaze, Diane wamukundiye iki? Iyi si ifite abakobwa benshi, ni icyo wabonye muri Diane cy'umwihariko kubwo uvuga ati Diane niwe tugomba gukomezanya urugendo rw'ubuzima nsigaje ku isi?
ibyo namukundiye ni byinshi, muri bike nagerageza kuvuga. namubonyemo urukundo kandi yuko ari we unkwiriye. ibindi ni ibanga, agira urugwiro, ariko igikuru ndamukunda nawe arankunda. Diane, Jado wamukundiye iki? Nk'uko nabivuze, iyi si ifite abasore benshi cyane, ku buryo Jado yaguporopoje ukemera rwose ukavuga ngo dufatikanye urugendo rw'ubuzima rusigaye. ni umusore witonda, ukijijwe, n'ibyo ngibyo. Wow, byiza cyane. Diane yakundiye ko Jado ni umusore witonda kandi birazwi rwose. Diane ntabwo ari wenyine ubizi kandi arakijijwe. Jado, ufite abakunzi benshi cyane, ariko muri ibi bihe turi mu gihe cya coronavirus, ubukwe buri kwitabirwa n'abantu bake. Niki wabwira inshuti zawe, abavandimwe batabashije kugera mu bukwe ariko kubw'impamvu zizwi? Wababwira iki? Harimo bagufashije, bese gira icyo babwira kuko nabo baragukurikiranye. icya mbere nababwira, ndashimira buri wese kugira ibi bigeraha. nakeneye ibitekerezo, amasengesho, inama n'ubundi bufasha bwo mu buryo bufatika, amafaranga. nzi ko hari abantu benshi bitangiye ibi bintu, hari n'abandi ntanazi pe, nagiye mbona hari icyo bakora. ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. ikindi bihe turimo, uko umuntu yabitekerezaga siko byagenze, ariko igikuru nezerewe nuko Imana isohoje icyo yagambiriye. n'ubundi turacyari kumwe, tuzagenda tubonana. ibisigaye Yesu abane namwe kunesha kuzasoza imyaka y'intambara yanyu, kandi ntibyicuzwa. Amen. Diane, nawe shimira abantu, muziranye n'abantu benshi cyane, abo mwiganye, inshuti, abavandimwe, bakurikiranye ibirori byanyu kuri Yesuko TV, batabashije kwitabira ubukwe kubw'impamvu twese tuzi. ndabashimira abantu bose bitanze ubukwe bwacu. Jado, hari akandi kabazo mfite. Niki wabwira abasore usize inyuma? bababwira iki kugira ngo nabo wenda bagire icyo bibwira? icyo navuga, buri kintu n'igihe cyacyo. buri muntu, si byiza guhatira umuntu ushaka bitaramuzamo, si byiza kubikorera kuri puresha abandi bashaka. buri muntu uko yapanze imbere he, n'icyo akeneye n'icyo yifuza, ajya asenga mu gihe gikwiye, Imana izamushyigikira. Pepera abandi bakobwa rero basigaye, ugire n'icyo babwira. ikintu nababwira, ndetse wawuhanda Jado, turasoje rero. Shimira abakunzi ba Yesuko TV, kandi tunagushimira ko uri umuforowa wacu udukurikirana. murakoze namwe mwese, ndabashimiye. abatabashije kubona ubukwe bwanjye, nshimiye iyi TV ya Uko TV kuri YouTube, muri bubiboneho, murabibona. badufashije bikomeye kugira ibi mubashe kubibona. Imana ibaha umugisha namwe mwese. Amen. Iyi ni Yesuko TV mukomeje gukurikirana, aho turi mu bukwe bwa Jado ndetse na Diane. Kuri kamera rero dufite umusore Sam, ari mu bambariye Jado. Reka tumubaze atubwire ni gute yabonye ubu bukwe, kuko ari mu bantu twatangiranye ndetse no kuri aya masaha turacyari kumwe. Sam, turakwakira. murakoze kunyakira. Ubu bukwe bwa Jado wabonye gute? Jado ni umuntu mwabanye kugeza naho mwambariye, wabibonye gute kugira ngo usangize abantu bakurikiye Yesuko TV? Muzi ko ubukwe bwitabirwa n'abantu bakeya, ubwo abandi rero turi ubusangize, uhabwira ko bwagenze gute? Murakoze. Kuba batabashije kwitabira ibi birori, twabwira ko byagenze neza.
nibyo koko turi muri kondisiyo zitoroshye aho ubukwe bwitabirwa n'abantu bakeya ariko nkatwe twagiriwe umugisha wo kubwitabira kabisa ntako batagize bitwaye neza ibintu byagiye mu buryo buri gahunda mbega ubona ko byari biteguye neza iyo biza kuba byari byabaye mu bihe bisanzwe byari kuba birenze uko twabitekereza ariko n'ubu turabizi amabwiriza ukuntu akomeye ariko urebye ukuntu byagenze biragaragara ko byari biteguye neza kandi biri mu buryo. murakoze cyane Sam. mu bisuzuma ibyubatswe mu bicantege bitandukanye mu miraba y'ubuzima mu munezero mu mubabaro no mu mugisha kuko Yesu ari we twubatsemo no mugisha kuko Yesu ari we twubatsemo nyambikishije ikamba mbeshize inzira hano nagabiwe na rurema rugingo runyuzuza amahitamo nazicuza hano nagabiwe na rurema Mana ishimwe kuko isoje umugambi mwiza kuri twe Imana ishimwe kuko isoje umugambi mwiza kuri twe Imana ishimwe kuko isoje umugambi mwiza kuri twe mpesheje izina rishya mpano nagabiwe na rurema rugingo runyuzuza mahitamo nazicuza mpano nagabiwe na rurema Mana ishimwe kuko isoje umugambi mwiza kuri twe Mana ishimwe kuko isoje icyo yagambiriye tutarabaho